Noneho umugabo kariho. Yewe ntaki. It was at this moment that he knew. Uburura rugaburura cyahenyiza isaha. Urabura kubyuka ngo rujye ku kazi. Mana yanjye. Sinzi ukuntu nabigenza ubu ngubu. Urasanga ejo. Gake. Avanga inzoga zivurwa n'izindi. Niyo mpamvu tuzibyukiyeho. Shanzi baho. Aha. Ngo zubu we. Inzoga ni leti wanaje kabisa. Yesu! Madam. Vayo. Sanga yaendelea kwisa umugesa. Telefone nayisize mu nzu. Mvare kuntu bimeze. Mbona hano ari imyanda, bimeze bite? Daje mu. Aho umaze kubyimba wo. Byagana birihe? Birajya? Barajya. Urashize none. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Barajya. Umva rero nshyira amazi muri douche ngiye koga ndashaka kujya ku kazi, sindiyo? Yego. Yesu! Ibintu by'igisirikare byagiyemo kenshi kubera twarazatiye. Aujourd'hui aussi c'est Daïla. Amazi muri douche cyoga kijya ku kazi. Ngo zubu we. Damu amazi wajyanye muri douche. Aya cyane. Wajya uva mu nzira. Kandi cyawa babona umaze kwibyimbya ubwo naragushyiramo ibintu bingahe babona umaze kwibyimbya. Sha mana ya cyajya ndaje kandi sha Abo munde gutesha. Oh shit! Tudaho ndebe hasi. Kamaze mubaze. Umuntu ujya kugushaka nararebaga. Uri wamumije uri wandoze byari byambere bimeze bite? Urashize none. Ako sinzi ibintu wamaye. Kugira ngo Ubu basore bayanze babose. Rurebye mbere wowe nagakwiye gushaka. kutabasanga fata inzira ugende. Ndakubujije fata inzira ugende. Mana. Izi zino ndavumba byase yame. Ingo zubu. Agenda cyane cyo Ingo zubu mana ya. Unagiye ku kazi. Urugabo rudashobora no kugura ibase. Cyangwa njye kwa nyoko cyangwa njye kwa so babikugurira ngeze narakubyara. Sasa rero byabya ntabwo birabyuka. Kere ku kazi ndabona. Ndabona abitanje. Madam, ubwire. No, ngo ibyimbije shawe meze bite. Umunsi murateka iki? Ibirayi. Birayi. Agoze kutasiza amafaranga yo. Ibirayi wizesha. Urya ibirayi wanyu mfite imimi ngaye bihinga. Siga amafaranga yo gwareke kutubaza ibyo turya. Iskwa afite wowe ipakira ibirayi kabizane na. According to this. Yabyo narasharyama. Baracyarya. Urashize none. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Ko urimo satani. Ntabwo ari gusa ahubwo yarayimize. Reka mbwire rero. Muza. Uri murashinga. Fuka mahasi. Icara. Gupfukama ngo nagupfukama. Kiri gute waviye? Kiri gute? Gusa ureba yuko nyine ibintu ba muhemba nabwatse ndimo kuyoyo mukanda kuzana. Sitama. Mayibobo we. Sitama wote toto. Sitama hano hasi. Sindi gukina nawe ati toto. Ijargo. Ijara ni wabyoroye. Unakomeze nkawe. Bimeze nkawe. Kandi mbapona. Wazubu. Sha, kamaze mbabazi. Yigeze cyangwa saa 3.
warambye cyane arakubyara ese ntabwo wowe tuzi ushobora ibyo nakubwiye warambye cyane arakubyara urambyaye nanjye nawe muri rugo ni mugabo cyo ni biki hano hari imashini iri hano ureba umuntu ukanda buriza kumva nayo yomye wowe ego bakwitana ngo pi akaya amazina undi bayakuye ngo za Peter njye wita umwana akasha wakigore mbambona nazi umwana yanjye we ko hakungungoza uko nagiye gushaka kiriya kintu ndi ndeba heko Yesu! uzamwivugana mwana wokuki uzagira uzanyivugana umunsi umwe yereko ntabwo uragira nzakubwira peti ntabwo uragira ntabwo uragira we mayibo ngiye ku kazi sema kora amafaranga muri bwari none n'icyo nanabasigira ubu ngubu muranabizi cyaki mva madamu ve hano akundi sha wakawukanye wundi kawukana se n'itegeko wakawukanye ni itegeko se ese ko umuntu urugo rukunaniye ese ibyana wabijyanye mu nzu wabijyanye wowe cyangwa ukabijyana mu nzu se wajyanye wese uri se wabo mvuga nasigaye wamvira urabyumva tuhore base se abahungu bawe ariko mpamvu ufite igihugu kigutera hari muri iyi minsi mubona waribyimbije umuntu waribyimbije hati iyo nza kubimenya urashize noneho kuba wigira ibiki ko nakabona nawe ugasha urumva uri kuyumva ibi bitatu ikorye mayibo basire rimwe nzakuraburiza uri mu bajama bawe murimo gucera tukazima dabaye udasize amafaranga yo guhaha ako niba ufata nk'imbwa ya sosha neza uragenda n'amafaranga yo guhaha ufite yo kumaze iki yo guhahira baraba gaw ngwino hano sha ngwino hano urashaka guhahira nkubitira umwana ngarashaka guhahira nakaboko kangana gutya n'impfundiko zingana gutya ngarashaka guhahira ese si umwana Ese maze kugira ngo inzara behana gakomeye n'amabyi menshi behana uri mubi. nuko kubona wambaye Ziba. karuvati Ziba. tutarya ubu nawe urashaka guhahira n'agatuza kangana gutya Utuntu turi hano Ubusa dutuntu wabwira twinshi. iki mana? shata ibiceri 300 aya mafaranga zaraha fata wowe aya mafaranga araha ndeba ibyo ntabwo bindeba aya ni amafaranga je no sepa ibyo ntabwo bindeba ubwo nguko ukuntu bimeze kandi nze mbona ibiryo izi ntabwo Ibiryo ni 300. ngo zijye zirwa zicara ahangaha ziritetse imiti wababyariraga iki izo ntukabuze abantu uburenganzira subira muri bwabo nyoko sha subira muri nyoko noneho usubire muri nyoko genda Nawe ushaka zo muri- kugwa ngeze nabiteretsemo usubire muri nyoko ngera biteretsemo ndabakuramo nare ubakuremo umwana mutereka wanyu yaratunaniye kugerageza mukayamunya gushaka amafaranga tugatanga urugo rwacu brava turaburije umunsi umwe hari igihe nzaza mvuye gucemba anesha umutwe mite ndikata oya bana banjye mujye mugerageza mujye guhiga amafaranga ariko abaturaburije ndetse twagira ute ko yatunaniye reba ibi biceri amaniga ese yanjye ibiceri naza birahawe kundeba ndayaha iki nese Ubuse- reba ubu nawe ngo saa sita araza kurya ubu se turamugaburira nawe ajya apfusha yigiriye nyine inuza Yasaza yituma adukarabe tubirire. irawundi twirire nabi mujye mwihangana nyine mugerageze mujye gushakisha nta kundi nyine ariko araturaburije nta kundi kandi mujye guhiga murebe ko hari icyo mwabona ku muhanda. A few moments later. Ya bimeze bite? Ni sawa. Tuje kugusura. Ni karibu Rodi iki sera? ahubwo se wavuze iki Ay. iminsi myinshi ko wari ubuze hose oya njye ndahari ariko wari umaze igihe waratwanze na cya kigabo kiba kinesha umutwe garaferi yari amaze iminsi ari buzima kandi washaka kibaho kigutesha umutwe wa mugabo kiyora kiriza abantu ubusa kidutuka kitubwira nabi hise habuze ikimwana nanjye ntabwo nzi icyo yabuze none se yego sha
mwabikoze ariko nandise nizute noneho niba iyo mari wayigejejeho njye hari ahantu nari ngiye kureba umuntu mubikore njye ndaje ni babandi ndaje ndahita nkugeraho umura nari kanze nagiye kureba umuntu nawe hasi ndahita nzambikorera mva bavuye kuri telefone sawa ndarimuze sawa sawa umugabo wawe yagiye cyagiye ku kazi mva garafure urabizi twari tuje kureba uyu mukobwa dufitanye dusa nkaho tumufiteho gahunda Kugize ngo kega baratuzi imana kega baratuzi ako dore umaze kunanirwa ndetse nananuka kiriya kigabo kirahaha kinani umunsi nawe nta n'ibiceri yasize ukuntu wamuremera n'ubundi kega ntabwo tudasera igikoma uyu mutipe mana arakwemera va ku giti dore amafaranga ni ikintu ukeneye ibyo bintu ngenda ikintu twe dufite ni amafaranga nta mafaranga wabonye amafaranga ukeneye angahe buriya 6 si byabikorera ni make noneho bikareka 6 si byo bashakaga kankongeraho n'igihumbi nta mpamvu yo kugira noneho urakoze sura umugabo kariho yewe ntaki It was at this moment that he knew. He fucked up. bosi we Ntabwo nibagiwe. kari twagusuye kuvuye ku kazi kare Wigira ku ruhande ntabwo ushaka kuvugana. Bite byawe sha. Muzabite byawe. ni byiza Ibi ni ibiki? amafaranga Yavuye. Aya mafaranga yavuye subiza. yavuye amafaranga namavuye yo kubaza umuntu amafaranga ubu si igaragaza se Amafaranga. amafaranga You need. ushaka amafaranga nawe se Sobanura you need. ni boyfriend wanjye Boti? boyfriend boyfriend wanjye akibyakubwira ntabwo byumva None ibintu byiza wamukurikira mukagenda. tujyaye twagenda ariko tugusigira amafaranga Ako sha, ako gufita ngashaka oya dufite amafaranga Umurangira amafaranga. dufite amafaranga wowe sukajya ufata nk'umuntu Fasha kumubwira. oya ufite amafaranga papa ufite amafaranga uyu muntu ugomba niba ufashe umugore nabi haba hari abantu bafite amafaranga dufite amafaranga ko nari guturebe dufite amafaranga Madam, uzo mwanzuro se ngubu nafashe. Kuntu bimeze. Kiwani. igihe wankangiye igihe wambiki apfa nagenda ambwira iki Uragiye. ndagiye Nzavumba zawe ntuzisige. hari izo niteretsemo Akurazi. umva sister nawe ntigira ikibazo turamujyana garafe turamujyana ntugire icyo garafure cyangwa ni umuneza urabona ibintu binkorera abantu urabona ibintu binkorera abantu ubundi cyangwa amafaranga twe turafite ntabwo twatinya gufite twigendere ufite amafaranga twigendere oya ntabwo nese ko muramujyana mwajye muri kugura inkuru ngo turamujyana wamukinga ubu ni umuntu ukora ukuntu baba bameze oya umva kwanjye wenda reka mwubahe kuko undusha ubukene pe cyane undusha ubukene arabizi kuko undusha ubukene amafaranga ahantu abari ako si ubunde sureba ibirombe mbamagaye nyine kuko umukene amafaranga baba bamenye ngayazana ujyana muri mariyoti ndaguhaga ibintu nyine yazana none ko twabanye ukabinyima washatse imbwa urazi washatse ntabwo nabwira amazi
kora subscribe ku Munyakuri TV.